radio ijwi rya rubanda. Amayobera y'umwaka w'ibihumbi 2017. Umutekano w'abatangabuhamya n'inzirakarengane zikomeza kwicwa mu Rwanda. Reka dutege amatwi igice cya gatatu kuri bine bigize ikiganiro cyateguwe kandi kikayoborwa n'abanyamakuru ba VPRX Ismael Mbonigaba na Jean-Claude Muhindahabi kuri radio ijwi rya rubanda ku itariki ya 20 z'ukwa 11 2014. Ikibazo kindemereye ni cyo kubona abanyapolitike mubona hari icyizere bitanga yuko hari ikibazo bazakemura mu Rwanda. Kugira ngo yunganire Ismael Victor Manege Gakoko, ikintu François Nzabamwita mukanya avuzeho agira ati ese abari ku butegetsi ubu biteguye kuba babusimburwaho, ariko ndagira ngo muri ubwo buryo unadusobanurire nk'umuntu w'inararibonye mu by'ukuri ntabwo abari ku butegetsi bazabufata mu ntoki ngo babushyirize abantu, bifite inzira binyuramo n'ukubuhatanira. Ahubwo mwadusobanurira uburyo murabona bikwiye kugenda gute, ahubwo bakwiye kwemera kw'inzira yabi yihe? Nicyo kibazo dukwiye kwibaza. Abanyapolitike hakorwa iki kugira ngo mu buryo bwemewe n'amategeko noneho koko abantu bahatanire ubutegetsi ubutsindiye uwo abaturage bashimye ayobore, kandi ayobore koko uko abo bamutoye babyifuza. Victor Manege Gakoko. Rakoze Jean-Claude, urebye ibi dukora kuri icyo kibazo byose biragenda byuzuzanya. Hari aho François Munyabagisha avuga ati ese igituma bamwe batsimbarara cyangwa se igituma abandi bago bati uzavaho uzatsimbarara ni kiberi. Hano tufashe mu rwego rwa politiki urukerekeranye n'amatora ayariyo yose, ariko cyane cyane amatora ya Perezida wa Repubulika ajyana n'ibibazo biriho icyo gihe. Ubu rero muri iki gihe ikibazo, impamvu iki kibazo gifata intera iwacu nuko bavuga bati Kagame ashobora kutiyamamaza, ashobora kudakomeza dukurikira itegeko nshinga. Bikaba bivuga iki? Bikaba bivuga bati uwajyaho hari ibintu ashobora gukora cyangwa se kwerekana yuko FPR ishobora kuba yarakoze nabi, kuko ubu ngubu niyifashe ikontorora inzego za Repubulika. Niyo ituma nk'ubu ngubu ikibazo gikomeye cyane ari ukuvuga bati ikurikiranwaho FPR yaba yarakoze za crime, ubuzi bafite ubutezi bakaba bazipfukirana. Urumva rero niyo anje yuko umukandida uje wundi cyangwa se umuperezida uje wundi akaza avuga ati ducukumbura ahantu twarangize, ntabwo ubu ngubu ishyaka FPR riri ku butezi ryakwemera yuko byagenda gutyo. Niyo mpamvu bazahatanira iteka yuko umuntu umukandida bafite bizeye kurusha abandi ariwe wakomeza. Ngubu muri iki gihe birigaragaza yuko muri bya niratangiye mvuga za ressources humaines y'abanyapolitike bahamye cyangwa se biteguye, urebye neza usisenguye neza, haba ari muri FPR bafite umukandida umwe. Wafata muri opposition y'amashyaka. Kagame amaze iminsi akora amadisikuru yageza ku banyarwanda, ukasanga ayo disikuru asesengurwa kwinshi. Bamwe bamubonamo ubwoba, ukwiheba, amaganya, ndetse hari n'abavuga yuko ageze habi. Abandi ku rundi ruhande ariko ugasanga bavuga ko amaze guca akenge ku buryo amagambo ye ngo yabatanga icyizere. Urugero naho avuga ko abazungu badushyamiranya mu nyungu zabo. Mwebwe mubyumva muti? Maître Innocent twagera mu Maître Innocent Twagiramungu, niba utatwumva ijambo twariha François Munyabagisha. Ndabumva. Yego. Mu by'ukuri ibyo Ismail yaravuze benshi bivuga gutyo, ariko iyo urebye ukuntu FPR iri gukora muri iki gihe usanga biteguye rwose ko ubutegetsi badashobora kubutanga mu mwaka wa 2017, ndetse ko cyane cyane bifuza na Kagame ubwe yifuza
ndetse n'abandi ko ariwe wakomeza kuyobora. Ihurizo basigaranye bikaba ari ukureba uko bahindura itegeko nshinga. Kurihindura ni byoroshye, ndumva twarabivuze ubushize ntabwo nabigarukaho. Muri izo gahunda rero niyo mpamvu ubona bajya bacecekesha abantu bose bumva ko Kagame atakomeza kuyobora nyuma y'uwo mwaka. Hari abandi bantu muri FPR mwabonye uko bashushubikanye minisitiri w'ubucamanza Karugarama. Hari abandi bantu bumva bashobora kuyobora, abo rero bagenda bacecekesha. Hari abo bagenda bafunga, no muri abasirikare baherutse gufungwa abenshi harimo abazira ko badashaka ko ari Kagame wakomeza undi muntu ariko wo muri FPR, ku buryo rero amarimanganya Kagame avuga ngo abaturage ngo bazifuza ko yakomeza kuyobora ngo hanyuma ngo banifuze ko ahindura itegeko nshinga. Ibyo ni ibintu byo gutekinika ahantu hose ingoma y'igitugu. Ushobora abantu uti mujye mu mihanda muvuge ko ari nge mujaka, utajyamo ndamwica. Nta muntu ushobora kubyemera. Niyo mpamvu Amerika ubu ngubu ivuga iti rwose mwabonye ejo bundi ko bagenda botsa biriya bihugu igitutu, no muri Congo biravugwa ko amaporoje yo guhindura itegeko nshinga basa nk'abayarukiye batakibikoze kubera igitugu amahanga ashyiraho. Kandi nabo icyo kintu cyo kuvuga ko abaturage ngo ari bo bifuza ko Kabila wabo yakomeza nabo barakivugaga. Nkeka ko iyo disikuru y'ubwikanyize ntabwo izafata cyane. FPR ifite abantu abajenero abantu bafite ipeti rya generali benshi cyane, ifite abanyapolitike benshi cyane bafite uburambe burenze imyaka 20 na 30. Ntabwo wavanga umuntu umwe uretse kwikunda n'umuryango we gusa n'agatsiko k'abantu bake bamuriho ari we kamara. Ni umuco mubi ugomba kuranduka, ahubwo hakigwa uko uwo muntu wenda yagira umwanya mu gihugu mu gihe yaba atarifite uwo mwanya wa perezida, cyane cyane nyine nko mu bihugu nk'ibi byacu biba bivuye mu ntambara, bivuye mu jenoside. Mu by'ukuri baravuga ngo ikibazo kibajijwe neza, iyo kibajijwe neza cyabaye bien identifié, ubwacyo mu kukiidentifiya umuti wabonetse kiba cyabonye igice cy'igisubizo. Keka ko rero ibyo tuvuga byose hari ikibazo nyamukuru cyugariye u Rwanda, nicyo tugomba kubanza tugasesengura tukakireba, tukakibonera mu kugisesengura. Nitugisesengura turakibona n'igisubizo. Icyo kibazo rero ni iki? Mu mwanya ngira ngo François Xavier Nzabamwita yigeze gukuriza avuga ati ese ko dufite une organisation, une association État FPR, est-ce que yo yeme iri prêt yo kuva ku butegetsi? Ariko ikibazo si uko yava ku butegetsi cyangwa yabugumaho. Ikibazo si Kagame ko ava ku butegetsi cyangwa abugumaho. Nge rwose nta kibazo mfite mbona na gato y'abantu bavuga wenda ngo abantu barambye ku butegetsi. Ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ibibazo biba birengejweho bigahinduka ntuza ibibyimba bigaza guturika. Mu by'ukuri ni iki cyatuma Perezida Kagame we yanga kubuvaho? Ni iki gituma FPR ivuga iti ntabwo twebwe twemeye kuba twaha irindi shyaka ngo turihe umwanya ngo tujye mu matora? Hari ibintu bitatu njya nkunza mu biganiro bya VPRS njya nkunze kubibutsa bitanga mu by'ukuri ubutegetsi. Ntabwo ari amatora, ntabwo ari constitution. Murabyumva? Ibyo bintu bitatu, kimwe nakise ntitukwemera, nkakitiranya mu Rwanda ni ukwemera. Ukwemera mu Kinyarwanda mbese mu bintu byo kuziga nkita inyuguti. Ukwemera kugendera ku bitekerezo, kwa kwemera guha umupadiri kuba umukuru wa kiliziya, akaza agasoma misa, agatanga penitensiya, abantu bakaza akabahaza bakemera bagataha banejezerewe. Ukwemera, uko kwemera ukuvanyeho padiri ahinduka umuturage nk'abandi. Ukwemera rero kurakomeye cyane. Ukwemera niko tugenderaho tuvuga ngo turemera constitution ko ituyigenderaho, turagendera ku bitekerezo, tukemera yuko abantu dusangira les libertés,
urumva uko kwemera yo tugufite niko tugenda no bigatuma tujya muri demokarasi. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi ni igitugu. Urumva icyo cya mbere nakise inyuguti. Ikindi ni igitugu. Igitugu ni nka kwa kundi iruhande bajyaga tugiye kuri restaurant abantu bakaza gakora isibo. Ufite ibitugu bigango yaragusunikaga weho wamagara ugataraka wakikomeza akagenda akiserva akanarya byinshi weho ntiyokipe yuko wenda wo icyo terapi nta nubwo nabona yuko weho utanakeneye no kurya wenda byinshi. Ariko icyo gitugu kikaho umuntu akakotsa icyo gitugu akakotsa igitutu akakubuza guhumeka noneho akiberaho wenyine mu by'ukuri wowe usa naho utabaho. Icyo ni igitugu. Icyo gitugu rero kibaho kirakora hari igihe kigira akamaro hakaba n'igihe cyica ibintu byinshi. Icya gatatu ni icyo nita igisuti. Mu biganiro tujya dukora mujya mumbaza muti ni ikiboko cyangwa igisuti ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kiba gisongoye, ni igisongo, ni umuhoro, ni umuriro, ni umupanga, ni imbunda. Ibyo bintu rero uko ari bitatu nibyo bitanga ubutegetsi. Ubifite iyo abantu niba ahantu hari ukwemera icyo gihe kwa kwemera kukaba gufite ingufu, igitugu nta mwanya cyabona, igisuti nta mwanya cyabona. Ku kibazo cyanjye rero nagira ngo nkubaze we uko wumva Kagame yaba yiteguye kugira option muri ubwo buryo butatu, ni ubuhe wumva bwaba bumubangukiye? Ngenda kubwiye ku gisubizo ntabwo ikibazo ntabwo ari Kagame, ikibazo ni twebwe abanyarwanda. Kuko niba twebwe abanyarwanda tuberewe n'ubutegetsi bw'igisuti ntabwo buzahinduka. Ariko niba noneho reka ubwo yenda urashaka kuvuga uti se Kagame aramutse yiyemeje kubahiriza itegeko nshinga uyu munsi akifatira ikiruhuko cy'izabukuru, ukaba yenda wakwibaza uti buriya harabura icyizere cy'uko yenda atagandagurwa cyangwa se ngo hongere kubaho za gatebe gatoki z'amoko. D'abord ndashaka kukubwira yuko iryo tegeko nshinga muri context actuel ryo sinarireba, kuko tegeko nshinga ntabwo Kagame ariho kubasha bw'inteko nshinga. Urumva ntabwo ari ryo ryamushyizeho, yararikoresheje mu mwaka ni igikoresho cye, niwe warikoresheje, ntabwo ari ryo rimutegeka, ntabwo ari ryo ryamushyizeho. Icyamushyizeho murakizi. Noneho rero aho ngaho warugarutse mu gihe abantu barimo banuganwa bavuga ngo FPR yakoze ubwicanyi, FPR nayo irabazwa genocide. Uri muri FPR, uri Perezida Kagame, watega agahanga ukavuga ibyo ntibishoboka. Urumva rero ko ntabwo ari Kagame bisabwa, ni twebwe abanyarwanda tugomba icyo dushaka kugeraho muri 2017 ni iki. Ese turashaka kugera ku Rwanda ruri reconcilier, tubanze dukore reconciliation. Noneho tumara gukora reconciliation tubone kwimika ubutegetsi bw'inyuguti. Naho ubundi ubutegetsi Kagame yakora iki muri uwo mugambi nyine w'ubwiyunge na reconciliation? Icyo kibazo Ismail mu kiganiro cya VPRX duheruka gukora ndagira ngo tubaze Maître Innocent Twagiramungu. Hari n'inyandiko yabikozeho akomoza ku kintu kijya gusa n'icyabaye muri Afurika y'Epfo ubwo Nelson Mandela yasohokaga mu nyururu akaba perezida. Inama y'ubumwe n'ukuri n'ubwiyunge. Icyo kintu nicyo abanyarwanda bakwiye kunyuramo. Maître Innocent Twagiramungu mbere yo kuzagera no kuri ayo mapiganwa twagira. Urakoze Jean Claude. Ni komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge, komisiyo verite et reconciliation ishobora gukora nk'urwego rwigenga, komisiyo koko, cyangwa kikaba yakora urwego rumeze nk'urukiko ariko rutagamije gufunga abantu, agamije gusa kugira ngo abantu babashe kuvugisha ukuri, ariko nta mbunda ibariho, nta gitsure kibariho ko uko kuri bavuga bashobora kugufungirwa cyangwa se ugatuma batakaza
uburenganzira bwabo nk'abenegihugu, gusa bagamijwe kubaka amateka ashingiye ku kuri no kugira ngo abahohotewe babashe rwose kurira, babashe gukora mbese icyunamo cyabo kirangire. Mu by'ukuri rero ni ibintu byiza cyane, ariko nk'uko wabyumvise maze guhamagarira abanyarwanda igiye ko twajya muri iyo komisiyo twayitekerezaho cyane, benshi baravuze bati rwose hari n'abantu bo muri Afurika y'Epfo baje kugira ngo bafashe abanyarwanda, bakoze ibikorwa byinshi, batangira kujya bigisha abantu bamwe, noneho ahubwo leta ibamera nabi cyane kuko leta ya FPR itashaka ukuri kwajya hagaragara, cyangwa yumva itabasha nayo kuvugisha ukuri, kuko iyo yumva yabaho imyaka yose, kandi kuko kuri kuramutse kugiye hanze kwatuma yagabana ubutegetsi n'abanyarwanda bandi, cyangwa se bakaba babasha kuyikuraho, kuko nyine byaba bigiye mu rwego rw'ibitekerezo kandi badashaka kujya mu bitekerezo. Ni ikibazo rero gikomeye, ariko nkeka ko muri sosiyete yagize ubwicanyi bukomeye nka kuriya ndengakamere, usanga nta muryango utarapfushije abantu mu moko yose, kugira ngo ujye kuzabivamo uri mu kinyoma ntibishoboka. Ni ukuvuga ko iyo sosiyete waba wemeje ko izaguma mu muriro kugeza igihe isi izarangira utavuze muri iyo nzira. Ni ukuvuga ko na FPR yabigiramo inyungu? FPR ifitemo inyungu yo kutajya muri iyo nzira, kubera ko ibyo bitekerezo uko kuri kose kwatuma hari igabana n'abandi ubutegetsi, cyangwa se ikazaburiramo. Kandi nk'uko komisiyo yo muri Afurika y'Epfo yabigenje, yarakemuriye ikibazo n'abari bafite ubutegetsi bari barahohoteye abandi baturage. Ibyo ngibyo ndumva barabyungukiyemo bose. nanjye nibyo nari ngiye kuvuga, mbwira Innocent effectivement na FPR yakungukira mu gushaka umuti w'icyo kibazo, kuko bivuze ntabwo ntibizakomeza gutyo tugendera ku kinyoma, kandi kuko turagarutse no kuri ari nabyo ikibazo cy'ingenzi. Ikibazo kiriho ntabwo ari uko FPR itegeka, ikibazo kiriho ni uko ifite ubwoba yuko abategetse bandi bataribo batakontorora gupfukirekirana ikinuza ukuri ku mahano yakozwe, kandi tuzi neza ko FPR nayo ifitemo uruhare. Rero icyaba cyiza ni uko nabo ubwabo batangira gutekereza umugani w'ibyo François ari bavuga ati kuba muri 2017 tukaba tugeze nibura ku ntambwe kuba ngo turumvikanye cyangwa se turiyunze, biracyari kure. Bafite rwose intere ko aribo bafata iya mbere bagatega amatwi n'ibiganiro byose dukora, gushaka ko nk'iyo komisiyo ya vérité et réconciliation itaje ari kugira ngo ibace amajosi, ari ukugira ngo ahubwo ikibazo cyo kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bushoboke mu rwego rwa politiki yo kubaka u Rwanda rw'ejo. Ntabwo nashaka kongeraho. Vitoro mukunze cyane kushaka gushyira urufunguzo du côté ya FPR, momentum igomba kuva hanze. Ndakeka ko nidufata urugero rwa Afurika y'Epfo, ntabwo momentum yaturutse kwa de Klerk, yaturutse évidemment kwa ba Mandela n'ibihugu nka Canada byabafashije, niho igomba guturuka. Nkeka ko muri François yaturutse hombi muri bya bindi bita foi conviction ku bushake, aho rwose byabaye simultane, kandi nibyo peut-être tuvuze nanjye nibyo kandi nari ndabavugana bagiye bumva nk'ibi biganiro byose tuvuga, ko kurumva ko nintuza ni imbarutso iturutse hanze, ariko hatabaye reception iwabo yayo ni ikibazo. Ibitekerezo nkirangize, abantu bafite ubutegetsi nibo baba bafite ububasha bwo gushyira ibintu mu murongo, naho niyo waba ufite ubushake n'ukwemera kungana iki, ari nta bushobozi ufite bw'ubutegetsi ntacyo wageraho. De Klerk igeze gutangaza aravuga ati ibi byose nubwo Nelson Mandela ariwe bagize intwari, ati byose ni njyewe wabitanze, ati ushaka nari kumuheza mu munyururu. Ubwo rero
ubushake n'ubwo abari ku butegetsi n'abandi ntabwo ari byo ntabwo ari byo Simayire hari uwavuze ati il suffirait de la foi et puis tu verrais des arbres dans la mer urumva ubwo ni ukwemera ko muri Bibiliya urumva se ntabwo ni uko mu Bibiliya no mu bintu kuko muri politike burya ibintu byitwa perception nibyo bifite iremere cyane ntabwo burya ukuri ari ukuri koko umuntu ashobora kukubwira ati dore indege mu kirere urumva ukayibona kandi yakubeshyaga idahari ariko wowe ukayibona urumva kandi wowe ukabona kwihari kandi ukanayumva ibyo bibaho urumva icyo nashaka kuvuga cyane cyane kuri ibyo kibazo cy'ubwiyunge bw'u Rwanda bw'abanyarwanda hari ibintu bibiri akenshi turimo turareba tukabona ibyaha FPR yakoze ubwicanyi FPR yakoze ibyo ngibyo ntabwo ari ce n'est pas un secret pour personne nabo bwabo barabizi urumva nako ariko rero nanone hari ikindi kintu hanze tugomba nanone gushyira imbere kuko iyo dushyira imbere gusa ibyaha tuba turushaho kubatera ubwoba no gutuma nabo bahuma bakanga kumva hari icyabateye gukora ibyo byaha nacyo tugomba kugisesengura tujya tuvuga ngo repubulika yararwaye guhera muri tukagisesengura tukamenya ukuntu nabo baje kugwa mu uwo mutego icyo kintu tukakimenya nabo tukabahera ihumure ikindi cya kabiri mu by'ukuri turavuga tuti Kagame bamwe barashaka hafite abantu bamushyikira n'abantu mu mwanya twabivuze n'abantu koko babona ko yabagiriye akamaro yabahaye hari umugabo witwa Emmanuel Muhabimana bigeze kumbwira ati Kagame a fait de moi quelqu'un ibyo bintu c'est important ariko noneho natwe hanze turimo tuvuga ngo Kagame FPR yakoze ubwicanyi tubanze tuvalorize le fait que uwo muntu yahaye hari abantu bari abanyarwanda bari batakira abantu akabaha kuba abantu mu biganiro duherutse dukora bya VPRX numva hari uwavuze ati ariko se cyangwa wenda namureka kuko arakaza ku kibari icyo kibazo ati nta kuntu yashoboraga kugira abantu gusubiza abatutsi ubumuntu ariko atagize abandi abanyururu urumva aho rero niho tugomba guhagurukira noneho tukamenya kuvaloriza ibyiza twemera biza kubaka repubulika ibyo tukabivaloriza noneho tukamara kubivaloriza tukajya kuzamura noneho n'ahandi hatsikamiye akaba ariho tuzamura tukamubwira tuti mucyo dufatanye twubaka u Rwanda rwiza dore aho rugana ibyo tujyanye urugero bamara n'uko turavuga ibiganiro byakunda François Nzabamwita turi kugira iki kintu kijyanye n'uko mu by'ukuri abantu bakunze kuvuga ko inzira yo kuzasohoka muri ibi bibazo aho bamwe bicwa abandi bagahunga abandi bakaba baraheze ishyanga yewe tugiye no kuri FPR mpuzi ko hari abayivuyemo bayihunze bari bayirimo bigende bite abantu baravuga bati kugira ngo iki kibazo kirangire nuko abantu bicarana bakabwizanya ukuri ari ukubabarirana ari ikindi cyakorwa ariko bakaba bari kuganira bajya impaka zubaka zigamije kureba ejo hazaza heza rero icyo twakunguranye ibitekerezo abinaribonye twatumiye mukatubwira muti kugira ngo na FPR ibone ko bifitemo inyungu nk'uko n'abandi banyarwanda babigiramo inyungu hakorwa iki havugwa iki byagenda gute niho hantu dukwiye kuba buri wese yavugaho kuri make tukaba turi kugana ku musozo tukaba dusoza reka duhere kuri Maître Innocent Twagiramungu hanyuma kurikirwe na François Nzabamwita cyangwa niba Maître Jean Claude yego yego ngira ngo uvuge utuntu tubiri gusa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu by'ukuri iri mu nyungu z'abanyarwanda iri mu nyungu za sosiyete yose ishobora kuba yahuye n'ibibazo bikomeye kuba yavuguta uwo muti ikawunywa kugira ngo hongere haboneke amahoro aboneye buri wese mu by'ukuri ngicyo nibandagaho cyane mu kanya ni igitera FPR kwanga iyo nzira ya komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge niyo mpamvu nasobanuraga biriya bijya kure cyane mu mpamvu zatumye yanga amasezerano ya Arusha igahitamo kwica perezida Habyarimana izo mpamvu zituma n'ubu ngubu yanga iyo komisiyo ntabwo yazana amahoro ariko ntabwo yatuma bagumana ubutegetsi
bw'igitugu nk'uko babufite babamo bonyine bumva ko bashobora kuzabamo imyaka wenda 500. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko mu by'ukuri kugira ngo haramutse hanabonetse amajwi muri FPR avuga ati wenda ntabwo ibyo kuvuga ngo tuzamana ubutegetsi imyaka 500 ntabwo ari byiza ko bizatuma abana bacu bazajya wenda bahora mu bibazo cyangwa batotezwa n'abandi banyarwanda kubera igitugu gihari. Reka wenda kugira ngo turaga abana bacu amahoro, reka twumvikane n'abandi banyarwanda. Haramutse harimo amajwi menshi aje ameze gutyo, mu by'ukuri bari abantu bafite ubutegetsi, bafite igihugu, bafite ubutaka, nibo bafite urufunguzo kugira ngo komisiyo nk'iyo ngiyo ishobore kuba yajyaho ibashe no kugira icyo yakora. Naho abari hanze n'ubu ngubu Kagame abatumiye ofisiye Roma kugira ngo bakore ari dialogue yahuza abanyarwanda, ari kuba bajya muri iyo komisiyo, kuko iyo komisiyo no konezwa na za dialogue kuguha nango abantu barebane banavugane, nyuma n'iyo komisiyo ikaba yanashyirwaho wenda n'iyo dialogue yahuje abanyarwanda. Ariko dialogue nk'ubu hari izijya zikorwa hano hanze ariko ntacyo zigeraho kubera ko guverinoma y'u Rwanda bayitumira n'ibyitabire nk'uko byagombye kugenda. Hari aho mu by'ukuri urufunguzo rufitwe n'abariya bantu. Ndumva ariho narangiriza gato gusa ku 2017 rwose amajwi menshi arerekana ko nk'ubu abihaye Imana b'amadini yose barangije gukoranyishwa amanama yo kugira ngo bazamamaze Kagame. Abantu bita mu Rwanda ngo n'abavuga rikijyana, harimo abayobora amasosiyasiyo, abayobora amasosiyete bafite za kampani, abayobora ibintu byose bihuza abantu, harimo n'ababihaye Imana. Abenshi barangije gushyirwa muri izo gahunda ku buryo ahubwo rimwe na rimwe hari amaze kujya batugeraho bahunga banze kwitabira izo gahunda, banavuga ko badashyize icyo cyemezo, bagatotezwa bagahunga. Hari abapasiteri bamwe namwe n'abasenyeri bamwe namwe n'ubu ngubu barimo guhunga batugeraho, ku buryo ubona nyine kuri bo muri FPR icyo cyemezo kirangije gufatwa. Kagame yagize kuvuga ati nimbura unsimbura mu 2017 ni uko ndaba nategetse nabi. Mu by'ukuri ndumva iyo nteruro yavuze igiye kuzabaho, tuzayimubaza wenda nyuma y'umwaka wa 2017 kuvuga tuti wa mugabo we ko wabuze ko nihabura umuntu mu cyama cyawe cya FPR wagusimbura cyangwa se undi munyarwanda wagusimbura wenda utari muri FPR, none bikaba byarabaye ko wategetse nayo myaka 20 ugarutse kugira ngo ukomeze gutegeka n'abanyarwanda, ukomeze ubiki uko wavuze ko bibaye waba warategetse nayo kubona nta muntu waba ufite ingufu zo kugusimbura. Neka kariyo challenge twamuha yo kugira ngo ndumva nahinira. Hari aho wavuze uti abantu bose basaba yuko FPR yagirana ibiganiro n'abantu ngo ikaba yabatumiza ngo bajye mu biganiro byo gukora komisiyo. Nabo barayandikira. Ese abo bantu bayandikira icyo nashaka reka mbaye akantu gatoya wenda kahumuriza Munyabagisha uvuga ati n'abantu bo hanze bagira icyo bakora. Ndumva ntabamenya amabanga cyane, wenda ari n'ababyanditse ku mbuga, wenda abantu barabikurikiye. Nk'ubu ngubu hari nka misiyo witwa Ambasaderi Sylvestre wibajije hano mu buhungiro yigize gukora, ajya mu Rwanda avuga ko hari abantu bafite platform ya dialogue inter-Rwanda hano bamaze rwose imyaka irenga 10 bateguye n'ibintu byinshi n'ibisubizo byinshi bishobora kubonera gutangwa ku bibazo by'abanyarwanda byakwigwa. Noneho Ambasaderi Sylvestre wibajije yaragiye mu Rwanda avuga ko abantu bamutumye, sinzi n'abari bamutumye, nuko rwose atanga mbese ubwo butumwa. Noneho mu Rwanda nabo bamubwira uko babyumva, barongera aragaruka. Ariko iyo initiative yahagarariye aho ngaho cyane cyane kubera ko mu Rwanda nyine batashatse kugira ngo babyitabire. Ariko anagarutse yakwanye inama n'abashinzwe iyo platform ya dialogue inter-Rwanda. Noneho nyine nabo bamubwira ko bya byose
ibyo yagiyemo atari bibi, noneho bamubwira noneho n'inzira zakomeza kugira ngo abantu barusheho kuba barebana bavugane, ariko byarahagaze kubera ko urufunguzo rufitwe no mu Rwanda kandi bakaba badashaka kujya muri ibyo biganiro. Icyo cyari igice cya gatatu kuri bine bigize ikiganiro cya VPRX cyo ku itariki ya 20 z'ukwa 11 2014 biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.